Ese nawe ujya wifuza kuba wabyara umwana mwiza mu gihe utwite? Cyangwa se wifuza kuba wabyara umwana ufite ubwenge, wa mwana utangira muri materineri afite ubwenge bwinshi cyane, ku buryo bigutungura kubona umwana afite ubwenge bungana gutyo? Cyangwa se wifuza kubyara umwana ufite imisatsi myiza, wa mwana useka neza, wa mwana ufite igikuriro, mbese ku buryo ubona ari umwana wishimira gutwara no mu muhanda rwose, ukabona nta soni ufite, ukumva uramukunze cyane n'abantu benshi bakamukunda? Iki ni ikiganiro naguteguriye kigiye kuba kigaruka ku buryo ushobora gufata umwana wawe neza mu gihe utwite, cya gihe utwite umwana wawe akazavuka azi ubwenge bwinshi cyane, umwana wawe akazavuka afite imisatsi myiza, umwana wawe akazavuka aseka neza, umwana wawe akazavuka afite igikuriro, umwana akazavuka asa neza, ari umwana usa neza ukeye, ku buryo buri wese ubona amwishimiye. Rero iki ni ikiganiro kigenda kigaruka ku buzima n'ibyatuma tugira imitekerereze myiza, ndetse kikagaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye by'ingenzi byatwungura ubumenyi. Ngende Matson, niba utarakoze subscribe jya kuri YouTube channel yacu aho ngaho hepfo gatoya ukore sabone cyangwa se ukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu kiganiro. Ikindi kandi nuwumva iki kiganiro kikuryoheye uze kugisangiza mugenzi wawe kugira ngo nawe abashe kungukira muri iki kiganiro, kuko ni ikiganiro cyiza cyane. Rero dore ibyo ushobora gukora kugira ngo umwana wawe avuke ameze neza, umwana wawe avuke asa neza, umwana wawe avukana ubwenge bwinshi cyane ku buryo rwose atangira mu ishuri aba uwa mbere, atangira mu ishuri agira amanota meza cyane, umwana ufite imisatsi myiza ku buryo wumva rwose utamukuraho n'umusatsi we, mbese wa mwana ushimishije. Ibi ngibi cya gihe umubyeyi atwite nibyo ngiye kukubwira ibintu agiye gukora, bya bintu byoroshye ku buryo nawe rwose uzumirwa mu gihe uzaba ubyaye umwana mwiza gutyo. Ikintu tugomba kumenya rero, ubundi imirire niyo kintu cya mbere gishobora kugira uruhare mu gutuma umwana wawe agira ubwenge mbese bwinshi cyane. Imirire turahera ku ki? Ku mirire tugiye gutangirira ku byo umubyeyi aba agomba kurya, bikagira uruhare runini rukomeye cyane ku mirire cyangwa se no ku mikurire y'ubwonko bw'umwana. Twa tuntu duhura natwo mu rugo, bya bintu duhura nabyo mu rugo rwose bituma umwana agira ubwonko bukomeye, ubwonko bufata, ubwonko mbese ukora umwana mbese ameze nk'agasuku. Iyi niyo mirire ugomba gukoresha. Ikintu cya mbere, ugomba kurya ibyo kurya birimo omega 3. Omega 3 mbese ni iki? Ubundi omega 3 mu magambo ahinnye ni DHA. Omega 3 rero tuyisanga muri ibi ngibi bikurikira. Omega 3 tuyisanga mu mafi, nk'isambaza, isamake cyangwa se n'amavuta y'amafi. Hari amavuta y'amafi aba atunganije, ababizi murabizi, ariko nanone mu gihe utayabonye ushobora gukoresha amafi, isamake cyangwa se isambaza. Izi zizagufasha gutuma umwana wawe avukana ubwenge burenze, umwana wawe avukana ubwenge buremereye kabisa, ubona ko ari umwana ufite mayindi, ufite ubwenge bukaze cyane. Ikindi nakubwira, ugomba nanone kurya ibyo kurya birimo icyo bita folic acid. Ibi byo kurya birimo folic acid rero ni nk'ibiki? Ni nka bya dusangamo vitamini B9. Vitamini B9 rero tuzisanga mu mboga rwatsi, ibishyimbo ndetse na voka. Ibi ngibi birinda ubumuga bwo mu bwonko bw'umwana. Ni ukuvuga ngo kwa kundi cyangwa se igwingira, ugasanga umwana yaragwingiye mu bwonko, uramubwira gusubiramo ukabona aranaceceka ntanagusubije, uramubwira ngo subiramo rimwe akivugira 3. Nyine ibi ngibi iyo ubikoresha bituma ubwonko bw'umwana bukanguka ku buryo aba active, ku buryo ibyo umubwiye ari byo akora, ibyo umubwiye ahubwo none ugasanga nawe ufite ubuvumbuzi. Ni cya gihe umubyeyi yariye imboga rwatsi, imboga dodo, izi mboga rwatsi akazirya ku buryo buhagije. Ikindi akihatira kurya ibishyimbo bihagije. Ikindi akarya avoka. Mu gihe atwite ibi bintu agomba kubirya kugira ngo bimufashe. Ikindi agomba kurya ibyo kurya birimo iron. Ibyo kurya birimo iron rero cyangwa se ubutare
Iyo tuvuze ibyo kurya birimo ubutare cyangwa se iron, twavugamo inyama, isombe, ibinyampeke. Mu binyampeke dusangamo iki rero? Dusangamo ibigori, amasaka, ingano, sezame, bya bindi mukoramo igikoma. Umubyeyi utwite agomba kunywa igikoma kirimo ibinyampeke byose, agafata igikoma cy'imvange kirimo imvange yose, hakaba harimo udusaka, hakaba harimo ibigori, hakaba harimo ingano, hakaba harimo uburo, hakaba harimo sezame, hakaba harimo umuceri. Umubyeyi akanywa icyo gikoma mu gihe atwite. Umubyeyi azabyara umwana afite ubwenge burenze, ubwenge buremereye, umwana azavukana ubwenge bukomeye cyane. Ikindi, kuko ibi binyampeke ikintu bifasha nakubwira wenda, byongera amaraso kandi bigatuma umwana, bigatuma ubwonko bw'umwana bukanguka. Ikindi, ugomba kurya ibyo kurya birimo iodine. Iodine rero, ibyo kurya birimo iodine twavugamo nk'ibiribwa birimo iodine, twavugamo wenda bya byo kurya wenda tuvugemo wenda nk'urugero, iodine tuyisanga wenda nko mu mashu. Amashu ushobora kuyakoresha, gusa si byiza kuyakoresha cyane, ariko nanone nayo uba ugomba kuyakoresha kuko naho dusangamo iodine. Ikindi tugomba kukubwira ni uko ugomba kunywa amazi ahagije, kuko iyo unyweye amazi ahagije aragenda agasukura umubiri wawe n'umubiri w'umwana. Kandi burya amazi iyo uyanyweye neza, ukayanywa mu gitondo, ukanywa amazi meza ahagije, igihe cyose ukanywa amazi ahagije, aragenda agasukura ubwonko bwawe, ndetse n'iyo uyanyweye utwite asukura ubwonko bw'umwana n'ubwawe. Birumvikana umwana aba agomba kuba nawe afite umubiri ukurira muri wowe, ariko umubiri usukuye. Ibintu rero ugomba kwirinda mu gihe utwite: irinde ibyo kurya byangiriza ubwonko bw'umwana. Ibyangiriza ubwonko bw'umwana ni ibiki rero? Ngiye kukubwira ibintu byangiriza ubwonko bw'umwana mu gihe utwite utagomba kwibeshya ngo ukore. Mu gihe utwite, irinde inzoga n'itabi, irinde ibiyobyabwenge, irinde imiti yose utandikiwe na muganga, irinde stress ikabije no kwiheba. Ibi byose bishobora kugufasha kongera ubudahangarwa bw'ubwenge bw'umwana, ndetse bukagabanya kuba yashobora no kuba yagira indwara za hato na hato, cyangwa se kuba yarwaragurika bitewe n'uko ubwonko bwe cyangwa se n'umubiri we wacitse intege. Ikindi nakubwira, kuganiriza umwana uri mu nda ni ikintu cy'ingenzi. Umwana uri mu nda araganirizwa, byajwe umwana yumva igihe mama aririmba, igihe mama avuga neza, igihe mama asoma, igihe mama afite umutuzo, igihe mama aseka. Icyo gihe umwana arishima mu nda, ukumva nawe ubwo aratera rwose, atera ukuboko, utuguru, mbese ukumva ko umwana nawe ubwe yishimye, akishimira mu nda. Umubyeyi w'umupapa ushobora kuza ugafata umwana ukamukinisha mu nda, ukamukoraho, akaguhunga, ukamukurikira aho agiye. Ubwo buryo bwose butuma umwana akanguka mu mitekerereze, umwana agakura ari umwana uri active, uri umwana mwiza, ukeye mu maso, umwana ufite ubuzima bwiza, ukabona ko ari umwana mbese aba ameze nk'uruboga cyangwa se urubuto rwuhiwe neza, rwitaweho neza mu gihe rwatewe mu butaka bwiza. Ikindi nakubwira, uba ugomba gusoma ibintu byiza, ukumva n'ibintu byiza. Gusoma, fata ibitabo bivuga utuntu twiza, inkuru zisekeje uzisome, fata Bibiliya usome twa tuntu turi buguhumurize, uririmbe indirimbo zihumuriza, wumve indirimbo zituje, mbese usome ibitabo by'ubwenge cyangwa se byubaka ubugingo n'umubiri. Wumve indirimbo zituje, classique cyangwa se z'isanamitima, bituma umwana agira imitekerereze myiza. Gusinzira bihagije no kuruhuka nabyo ni bimwe mu bishobora kugufasha kugira ngo umwana wawe avuke ameze neza. Sinzira amasaha ahagije hagati ya 7 n'8.
Ikindi, mu gihe cyose wumva urushye ugomba kuruhuka kuko bituma umubiri wawe n'ubwonko bw'umwana bikora neza. Ikindi tutakwibagirwa kukubwira, ugomba kwipimisha inshuro nyinshi kwa muganga kugira ngo umwana bamukurikirane bamenye uko ubuzima bw'umwana buri kugenda, bizatuma umwana akura neza nta kibazo afite. Imyemerere n'imitekerereze myiza bituma umwana ashobora kubaho neza akagira amahoro n'umutuzo muri we. Kugira amahoro mu mutima, irinda umujinya n'agahinda kuko ibyo byose nabyo biragenda bikagera kuri wa mwana utwite, akavukana isura irimo umujinya, agahinda, umushiha. Ibyo byose byirinde mu gihe uzi neza ko utwite. Icy'ingenzi cyo kwibuka rero, umwana mwiza kandi ufite ubwenge aturuka ku mubyeyi wamwitayeho, witaye ku buzima bwe bwose n'umubiri we mu gihe yari atwite. Urumva rero, umubiri, ubwenge n'umutima wahaye wa mwana, ibyo biragenda bikamufasha bikamwubaka. Rero reka mushimire ko twabanye muri iki kiganiro. Imana ikomeze kubaha ubuzima buzira umuze no kugira ubuzima bugira amagara mazima. Ndacyari Matson njye ukugezaho ikiganiro. Niba wifuza ko hari ibindi twazakubwira mu kiganiro cy'ubutaha, reka duhurire muri komenti unyandikire umbwire, cyangwa se nanone ugende utwandikire kuri WhatsApp yacu 0722134810. Ibyo tuzagufasha kugenda tukugira inama, cyangwa ushobora nawe kwegera muganga ukamusobanuza. Niba wakunze ikiganiro rero ntibibagirwe gukora subscribe kandi ntibibagirwe gukora share, urayikinga iyi video, ni inkunga ikomeye cyane uraba uduhaye. Kandi ibyo bizagufasha kugenda ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka tugushimire ko twabanye. Imana ikomeze kubaha umugisha n'ubuzima buzira umuze.